izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ineza y'Umwami wacu Yezu Kristo, urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe mwese bavandimwe, mubonetse kuri uyu munsi ukomeye cyane, umunsi w'amashami, umunsi utangira icyumweru gitagatifu. Mu byumweru byose by'umwaka hari icyumweru kimwe cyitwa gitagatifu, ni iki twinjijwemo n'uyu munsi mukuru ukomeye cyane w'amashami. Bavandimwe mwese turi kumwe, mwabashe kuboneka muri iyi dusangira ifunguro rya Roho, ndabasuhuza kandi nabashimira kuba mubonye uyu mwanya ngo muze twumve ibanga ry'iki cyumweru gitagatifu. Icyumweru gitagatifu kiratangirwa n'umunsi w'ububabare bwa Nyagasani, ari wo mashami. Uwo munsi w'ububabare bwa Nyagasani uzasozwa n'iminsi 3 bita Triduum Pascal, iminsi 3 ya Pasika, bahimbaza mu ibanga rya Pasika, mu mabango yaryo atatu akomeye. Wa kane mutagatifu, umunsi w'iremwa ry'isakaramento ry'ubusasaridoti n'amavuta ya kirisima, sasaridoti n'Ukarisitiya n'amavuta ya kirisima arimo hagati aho ngaho. Ku munsi wa gatanu usubiramo iby'uyu munsi wa mbere w'icyumweru gitagatifu ari wo mashami, ni ukuvuga ububabare bwa Nyagasani, urupfu. N'uwa gatandatu mutagatifu nijoro, cyangwa se aricyo cyumweru, umunsi w'izuka rya Nyagasani. Iki cyumweru gitagatifu gihatse amabanga yose iyobokamana ryatwigishije, ariko kubera ko aza ameze nk'ubuki bw'umutsama cyangwa se ari concentré, habaho igihe tutamenye kuyatatura ngo tuyumve. Ariko uyu munsi ndagira ngo tuse kumva ijambo rimwe gusa, ijambo rimwe gusa, kubera ko bagiye kutubwira uko Yezu yinjiye mu mujyi ameze nk'umwami, akamwinjiramo nk'umwami, ariko mu kandi kanya bakaba baramutambikanye, bakaba bamwiciye hanze y'umujyi nk'igisambo n'ikivume. Turaza ubundi Yezu yazize iki mu by'ukuri? Ubundi Yezu ko abantu b'abahanga bose, ari abategetsi b'igihugu, ari abategetsi b'itorero babigizemo uruhare, ubundi bamushinjaga iki? Ubundi mu by'ukuri yazize iki? Icyo cyaha yakoze ni ikihe? Icyo cyaha cyamwicishije kikamubambisha ku musaraba nk'ikivume ni ikihe? Aho ntibikwiriye kumva mu by'ukuri uko byagenze. Ivanjiri twumva ni ivanjiri ya Mariko, turaza kuyumva, ntabwo bayiduha yose ariko baraduha igice. Icyo gice tuza kumva 39 tuze kuyisoma dushakisha icyo cyaha Yezu yazize ni ikihe. Aho ngaho abana b'abantu bose ntibazira icyo cyaha, aho ngaho icyo cyaha ntitukwiye kukizirikanaho. Reka duhere ko twicuza ibyaha byacu kugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukarisitiya, cyangwa se gusangira ifunguro rya Roho dufite umutima usukuye. Ntabwo turi buzirikane igice cya mbere, igice cy'imikindo, cy'itambagizwa ry'imikindo. Turazirikana amasomo n'amasengesho ya misa gusa, misa ubwayo ku munsi w'amashami. Nemere imbere y'Imana ishobora byose n'imbere yanyu bavandimwe ko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, no mu byo nakoze, no mu byo nirengaje gutunganya. Kuko naracumuye rwose, nicyo gituma n'inkinga Mariya mutagatifu mu bikira iteka, n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, ngo musabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabare ibyaha byacu, nidukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Amen. Nahabwe impundu umwana wa Dawudi, nasingijwe uje mu izina rya Nyagasani, mwami wa Isiraheli, habwe impundu mu ijuru. Dusabe. Mana ishobora byose ugahoraho iteka, wagennye ko umukiza wacu yigira umuntu akabambwa ku musaraba, ugira ngo wereke imbaga ya muntu urugero rw'ubwiyoroshye igomba gukurikiza. Turakwinginze uduhe gukurikiza urugero rw'ubwiyumanganye bwe mu bubabare, maze tuzashobore gusangira ikuzo ry'izuka rye, we mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amena. Dushobora no gutangirira kuri aya masengesho, cyane cyane kuri isengesho ry'ikoraniro, tugerageza kumva ubutumwa bw'amashami bw'uyu munsi. Mana ishobora byose ugahoraho iteka, wagennye ko umukiza wacu yigira umuntu akabambwa ku musaraba. Yigize umuntu abambwa ku musaraba, yigize umuntu
kugira ngo wereke imbaga ya muntu urugero rw'ubwiyoroshye igomba gukurikiza. Ubwiyoroshye, urugero rw'ubwiyoroshye. Kuki tugomba kwiyoroshya? Kuki tutakwiremereza? Kuki tutakwikuza, tutakwikuririza? Kuki atari byo? Ahubwo tugomba kwiyoroshya. Ibi bije ari igisubizo cy'ikihe kibazo? Bije ari umuti w'ubuhe burwayi? Turakwinginze uduhe gukurikiza urugero rw'ubwiyumanganye bwe mu bubabare. Ububabare no kwiyumanganya. Ubwiyumanganye bwe mu bubabare dukurikize, bari urugero dukurikiza, maze tuzashobore gusangira ikuzo ry'izuka rye, we mubana mugategekana mu bwa Roho Mutagatifu, ukwiyobora bisimburana iteka. Amina. Twumvise kwigira umuntu, twumvise urugero tugomba gukurikiza ngo ni urugero rw'ubwiyoroshye no kwiyumanganya mu bubabare. Aya magambo, iri sengesho tuvuze, byanze bikunze rifite icyo riza gukora, icyo riza kudufasha kumva mu kanya. Preface y'uyu munsi, preface rya sengesho rikuru ry'Ukarisitiya, interuro yaryo: Nyagasani Yesu nabane namwe, imitima yanyu n'ugukira iby'ijuru, dushimire Nyagasani Imana yacu. Riraza kuvuga ngo iki? Ngo ni kuko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimwe agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose, Nyagasani Dawe Nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose, ugahoraho iteka. Kubwa Kristo umwami wacu, we wemeye gupfira abagome kandi ari umuziranenge, hakemera no gucirwa urubanza rw'akarengane mu kigwi cy'abanyabyaha. Yemeye bikomera, yemeye gupfira abagome kandi ari umuziranenge, yemera no gucirwa urubanza rw'akarengane mu kigwi cy'abanyabyaha. Mu kanya twavuga ngo yazize iki, yakoze ikihe cyaha, none dore barabisobanuye. Wacira urubanza rw'akarengane, kurengana mu kigwi cy'abanyabyaha. Ntabwo yabikoze gusa, byanze bikunze hari icyo byari bimaze. Ni nk'igitambo atuye kugira ngo hagire abandi babyungukiramo. Urupfu rwe rwaduhanaguyeho ibicumuro, izuka rye riturongera ubutungane. Icyo gitumye twifatanya n'abamarayika tukakwamamaza twizihiwe mu ijuru riranguruye, tugira tuti Nyir'ubutagatifu. Ngaya amasengesho y'uyu munsi, dukomeze tuyazirikane, hanyuma araza kudufasha ugereranije n'amasomo y'uyu munsi. Tumaze kumva ko yemeye gucirwa urubanza rw'akarengane mu kigwi cy'abanyabyaha kandi wera umuziranenge. Twumvise ko tugomba kumwigiraho urugero rw'ubwicishe bigufi kugira ngo bugire icyo butuvura tutaramenya neza. Turamenya neza ntiturumva impamvu tutakwikuza, tutakwikuririza, tutakwishyira hejuru. Ubwo baraza kubitubwira mu kanya. Akaba ari nayo mpamvu tugiye kumva isomo rya mbere, twumve icyo bakomeza kutubwira, n'isomo rya kabiri ndetse n'ivanjiri, maze tubizirikane twumve ko ari cyo twakura muri uyu munsi mwiza w'amashami. Ariko mukomeze mwibuke ko dukomeza kwibaza ngo Yezu nubwo azize akarengane, ariko bamushinjaga iki nibura? Kera twajyaga tujya muri gereza, nuko tukabaza abagororwa kugira ngo babashe kugira icyo bakubwira. Baravuga ati we bakubeshyira ko wakoze iki? Nuko akabivuga, akavuga ati njye bambeshyira ko rwose nishe umuntu pe. Bamukomeje kuganira ati ese waramwishe? Ntabwo namwishe, ariko nanyuze hafi aho nyine ari gupfa, nuko tukaza kurangira wenda avuze ko yabigizemo uruhare. Yezu we bamubeshyira ko yakoze iki nibura? Yezu we yakoze iki mu by'ukuri? Nibura icyaha cyavuzwe cyangwa se cyagaragaye ko aricyo kimwicishije, ni iyihe mpamvu yatumye bamwica? Hari abaravuga ko ari umuziranenge, baravuga ko nta cyari yakoze, ariko bagiye kumubabaza kuriya nk'ikivume bitewe n'iki? Nibura se batanze iyihe mpamvu? Mana tabara, abantu bararengana, baracyari benshi. See
ni wowe mahirwe yanjye mana yanjye wowe munani wanjye uzi neza uko nzamera umunani nagabiwe n'umunani unejereje mana yanjye tabara 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 n'imboga tabara bari mu kaga babera ubuhungiro mana yanjye tabara 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 n'imboga tabara bari mu kaga babera ubuhungiro mana yanjye ni wowe buhungiro ni wowe mutegetsi n'amahirwe yandi atari wowe mana yanjye ni Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe ni wa 50 turava ku murongo wa 4 tugere ku wa 7. Nyagasani uhoraho yampaye ururimi ambwira icyo mvuga kugira ngo menye kuramira uwarushye. Buri gitondo arankangura akanyigisha gutega amatwi nk'abigishwa. Nyagasani uhoraho yanzibuye amatwi nanjye sinabyangira ndetse sinatezuka. Nategeye umugongo abankubitaga, imisaya yanjye nyitegeza abamfuraga ubwanwa. Uruhanga rwanjye sinaruhisha abandukaga bancira mu maso. Cyakora Nyagasani uhoraho arantabara agatuma ibitutsi bitanca intege. Uruhanga rwanjye ndarukomeza nk'ibuye kandi nzi ko ntazakorwa n'ikimwaro. Twakira ijambo ry'Imana. Ni umunsi w'ububabare bwa Nyagasani, none umuhanuzi muri iyi ndirimbo ya 3 y'umugaragu uhoraho haraza umuntu, uyu mugaragu uhoraho arababara, afite ibibazo bikomeye cyane, ari mu kaga, ariko atangira avuga nyamara ubutumwa Nyagasani yari yamuhaye. Ubwo butumwa nuko yamuhaye ururimi akamuha n'icyo agomba kuvuga agamije kuramira uwarushye, kuramira abandi. Ubutumwa no kuramira abandi, kuramira abarushye, kuramira abari mu kaga. Ngo yamwigishe gutega amatwi kugira ngo yumve akababaro k'abandi, yumve agahinda kabo, yumve ubwoba bwabo, yumve umujinya wabo, yumve ibyishimo byabo. Ubwo nibwo butumwa yari yarahawe. Yamuzibuye amatwi kugira ngo yumve. Hanyuma ariko ibyo yarabitoterejwe, ngo aratotezwa kandi ari gukora umurimo mwiza, gukora umurimo mwiza nk'uwo gufasha abandi, kwakira abandi, gutega abandi amatwi, ngo bishobora kukubana ikibazo ndetse bikagutuma utotezwa. Se nibyo koko? Nyagasani se yaba ari cyo yazize? Kubwira abandi ijambo ribakomeza, gutega abandi amatwi cyane cyane abari mu kaga, aba bandi basuzugura bakabaha agaciro akabazamura, bakaba abantu nk'abandi. Abo se bamutoteje ni bande? Nabatabona ibintu kimwe nawe, nabatifuza ko umuntu yategwa amatwi, ko abantu bagira amahirwe angana. Guharanira ko abantu bagira amahirwe angana bigeraho bigahinduka ikibazo, ndetse ukaba wabipfira ukabyicirwa. Umugaragu uhoraho rero nta kindi yakoze ubutumwa bamuhaye, yakoze ubutumwa Nyagasani yamuhaye, nta kindi ngo kwari kugira ngo abone ijambo ryiza ryo kuramira uwarushye, gutega amatwi akumva akababaro kabo, akumva agahinda kabo, akumva ubwoba bwabo kugira ngo abakomeze, abahumurize, abe hafi, abubake. Ibyo ari byose yakoze ubutumwa. Ubwo butumwa urumva ni ubutumwa buganisha ku gufasha undi muntu cyane cyane ubikeneye, byanze bikunze ngo Nyagasani aragutabara. Mu gihe turi kwibaza ngo Nyagasani yakoze ikihe cyaha, ngo Nyagasani yakonize iki inda Yezu kugira ngo bamwice, ubutumwa nta bundi ubwo turanabubonye, nuko yakoze umurimo wo gufasha umuntu, wo kuzura abantu, wo kubaka abantu. Bigaza kugaragara ko hari abanyabubasha batabyifuza, batabyifuje rero bamugirira nabi. Ariko ngo Nyagasani amaherezo iyo wakoze ubwo butumwa aragutabara. Iyo ndirimbo ya Dewi ikomeza kutwigisha ati Mana yanjye tabara abari mu kaga babera ubuhungiro,
ariko cyane cyane abakora ubutumwa bwabo neza, kandi nta bundi butumwa bavandimwe dutumwa hano kuri iyi si butambutse ubwo gufasha abandi, guhumuriza ababikeneye, kuramira ababikeneye, gufasha undi muntu, gufasha abandi bantu. Mana yanjye ni wowe buhungiro, ni wowe mutegetsi, amahirwe yandi atari wowe. Mana yanjye ni wowe munani wanjye, ni wowe mugabane, sineze guhungabana. Mana yanjye uhora ungira inama, umutima uranyibutsa ko uhora iruhande rwanjye, ari wowe mahirwe yanjye. Mana yanjye inzira y'ubugingo niyizire hafi yawe, hahora umunezero, ni wowe mahirwe yanjye. Mana yanjye tabara, tabara, tabara n'imbaga, tabara bari mu kaga babe n'ubuhungiro. Mana yanjye tabara, tabara, tabara n'imbaga, tabara bari mu kaga babe n'ubuhungiro. Mana yanjye ni wowe buhungiro, ni wowe mutegetsi, n'amahirwe yandi atari wowe. Mana yanjye ni wowe munani wanjye, ni wowe mugabo. Isomo ryo mu ibaruwa Paulo mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe ni wa 2 kuva ku murongo wa 6 kugera ku wa 11. Nimugire mu mitima yanyu amatwara ahuje n'aya Kristo Yezu ubwe. Nubwo we yari afite imimerere imwe n'iy'Imana, ntiyagundiriye kureshya nayo, ahubwo yihinduye ubusabusa, yigira nk'umugaragu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Nuko aho amariye kwishushanya n'abantu, yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira ageza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbye ayandi yose, kugira ngo nibamara kumva izina rya Yezu, bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yezu Kristo ari we Nyagasani, bihesha Imana sikuzo. Twakira ijambo ry'Imana. Paulo mutagatifu aratubwira Yezu uwo yari we. Nubwo yari afite imimerere imwe n'iy'Imana, ntiyagundiriye kureshya nayo. Arabivuga mu magambo y'icyubahiro, ntiyagundiriye kureshya nayo. Guharanira icyubahiro, ureshya ute? Indeshyo yawe ni iyihe? Yari umuntu ariko akaba n'Imana, ariko ntiyagundiriye mu bantu, ntiyashatse kugumana icyo kugaragaza ko abasumbye cyane, ngo ahubwo yihinduye ubusabusa, yigira nk'umugaragu. Nta nubwo hari imyitwarire yagize, hari amatwara yagize, atari gutsikamira abandi, atari kubumvisha ko we abasumbye cyane, ngo ahubwo ngo mu migirire yagaragaza ko ari umuntu. Nubwo yari Imana ariko yacishije make, aba umuntu, asa naho ari umuntu gusa. Ngo nuko amariye kwishushanya n'abantu, yicisha bugufi kurushaho. Kwicisha bugufi biragarutse, byari byavuye muri rya sengesho. Kuki baduhata kwicisha bugufi uyu munsi ku munsi w'ububabare bwa Nyagasani? Bishaka kuvuga iki? Yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira ageza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Ngo wicishe bugufi akumvira, niyo yapfa agapfira no ku musaraba, urupfu rubi cyane, urupfu rwo ku musaraba rwari urupfu rwagenewe abantu b'ibivume, abantu b'ibicibwa, abantu Imana iciye. Mu Kinyarwanda sinzi ukuntu ibyo ngibyo babyitaga,
gupfa uri igicibwa mu bantu n'imbere y'Imana noneho. Hanyuma rero ngo ubwo bwicishe bugufi nibwo bwatumye Imana imukuza, ngo imuha izina risumbya andi yose kugira ngo bamupfukamire bamuramye. Aha hantu harakomeye, ubwo bakomeza kudutsindagira kwicisha bugufi, kudatsikamira abandi no kutajigiha kubasumba cyane ngo ari byo bitanga ikuzo. Ngo iyo wiremereje, iyo wizamuye cyane, iyo ushatse gusumba abandi bantu cyane birenze urugero, ariko no kubasumba byo kubacisha bugufi kugira ngo bakandagire hejuru biba bibi. Ariko iyo wiyoroheje, niyo waba uri mukuru mu by'ukuri nka Yezu wari n'Imana, ngo ubwabyo bitanga ikuzo. Iki kintu no kukizirikana neza, kubera iki bakitubwira kuri uyu munsi w'ububabare bwa Nyagasani, byo kwicisha bugufi, byo kudatsikamira abandi, byo kuterekana ko usumba abandi. Ibi ngibi bishaka kuvuga iki? Ibi bintu byanze bikunze bifite isomo, bifite naho bihuriye n'uyu munsi w'ububabare bwa Nyagasani turiho duhimbaza. uturindire igihugu, uturindire n'imiryango, ni wowe mahirwe yacu. Mana yacu, turinde ibyorezo, uturinde intambara, turinde akarengane, ni wowe mahirwe yacu. Mana yanjye, tabara, tabara, tabara n'imbaga, tabara abari mu kaga, ubabere ubuhungiro. Mana yanjye, tabara, tabara, tabara n'imbaga, tabara abari mu kaga, ubabere ubuhungiro. Sanga abarwaye ubuhungiro, sanga abafunze ubuhungiro, sanga abarengana ubuhungiro, ujye mu bibazo ubuhungiro, mu by'imiryango ubuhungiro, nibiba mu kazi ubuhungiro. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ububabare bw'Umwami wacu Yezu Kristo uko bwanditswe na Mariko. Mu gitondo kare abatware b'abaherezabitambo bateranira hamwe n'abakuru b'imiryango n'abigisha amategeko, mbese abagize inama nkuru bose. Bamaze kuboha Yezu baramujyana bamushyikiriza Pilato. Nuko Pilato aramubaza ati, mbese uri umwami w'Abayahudi? Yezu aramusubiza, turabyivugiye. Abatware b'abaherezabitambo bamurega byinshi. Pilato arongera amubaza ati, ntacyo usubiza? Ntiwumva ibyo bakurega byose? Yezu ariko ntiyongera kugira icyo asubiza. Pilato biramutangaza cyane. Buri munsi mukuru yabarekuriraga imwe mu mfungwa babaga bamusabye. Ubwo rero mu buroko hakaba uwitwa Barabasi, wari warafatanywe n'abandi bagome babiri bari biciye umuntu mu myivumbagatanyo. Nuko rubanda rurazamuka batangira gusaba Pilato ngo abagirire uko yabamenyereje. Pilato arababaza ati, murashaka ko mbarekurira umwami w'Abayahudi? Yari azi neza ko abaherezabitambo bakuru bari bamutanze babitewe n'ishyari. Ubwo ariko abaherezabitambo bakuru boshya rubanda gusaba ko abarekurira Barabasi. Pilato arongera arababaza ati, maze se ngirente uwo mwita umwami w'Abayahudi? Bo rero batera hejuru bati, mubambe ku musaraba. Pilato arababaza ati, ikibi yakoze ni ikihe? Bo rero barushaho gutera hejuru bati, mubambe ku musaraba. Pilato ahitamo gushimisha rubanda abarekurira Barabasi. Amaze gukubitisha Yezu aramutanga ngo bajye kumubamba. Nuko abasirikari bajyana Yezu mu gikari cy'ingoro ya Pilato, maze bakoranya igombaniro ryose. Bamwambika igishura gitukura, nyuma baboha ikizingo cy'amahwa bakimushyira ku mutwe. Nuko batangira kumushungera bavuga bati,
turakuramutsa mwami w'abayahudi. Ubwo bamukubitisha urubingo mu mutwe bakamuvunderezaho amacandwe maze bagatera ivi imbere ye byo kumuramya. Bamaze kumukwena batyo bamwambura igishura gitukura, bamwambika imyambaro ye, baramushorera bajya kumubamba. Mu nzira bafatirana Simoni w'i Sirene, se wa Alexanderi na Rufusi, wiviraga mu murima ngo amutwaze umusaraba. Nuko bajyana Yezu ahantu hitwa Gorogota, bikavuga ku cy'igihanga. Bamuha divayi ivanze n'urwengwa binywe, ariko ntiyabyakira. Nuko baramubamba. Hanyuma bigabanya imyambaro ye, bayikoreraho ubufindo ngo bamenye icyo buri wese yegukana. Bamubambye ari ku isaha ya gatatu. Hari kandi urubaho rwanditseho icyo azize ngo umwami w'abayahudi. Maze bamubambana n'abagore babiri, umwe iburyo undi ibumoso bwe. Abahisi bakamutuka bazunguza umutwe kandi bavuga ngo ngaho da, wowe usenya ingoro y'Imana maze ukongera ukayubaka mu minsi 3, ikiza ubwawe wimanure ku musaraba. Abatware b'abahereza bitambo hamwe n'abigisha amategeko bamushinyaguriraga bavuga ngo yakijije abandi none yananiwe kwikiza ubwe. Kristo umwami wa Isiraheli namanuke ku musaraba ubu ngubu kugira ngo tubone maze twemere. Ndetse n'abari babambanywe nawe nabo baramutukaga. Bigejeje ku isaha ya 6, umwijima ucura ku isi hose kugeza ku isaha ya 9. Nuko ku isaha ya 9 Yesu avuga mu ijwi riranguruye ati Eloi Eloi lama sabachthani, bivuga ngo mana yanjye icyatumye untererana n'iki. Bamwe mu bari aho bamwumvise baravuga bati dore aratabaza Eliya. Umwe ariruka avika icyangwe muri divayi irura, maze agitunga ku rubingo, aramuherekeza ngo anywe. Avuga ati nimureke turebe niba Eliya aza kumumanura. Yesu arangurura ijwi cyane, nuko araca. Maze umubambiko wo mu ngoro y'Imana utanyukamo kabiri kuva hejuru kugera hasi. Nuko umutegeka w'abasirikari wari uhagaze imbere ye abonye ko aciye atyo, aravuga ati koko uyu yari umwana w'Imana. Hari n'abagore bareberaga kure, barimo Mariya Madalena na Mariya nyina wa Yakobo muto na Yoze na Salome, bajyaga bakurikira Yezu kandi bakamukorera igihe yari muri Galileya. Bari kumwe n'abandi bagore benshi bari barazamukanye nawe ajya i Yerusalemu. Iyi ni ivanjiri ntagatifu bavandimwe. Kuri iyi vanjiri y'ububabare rero bwa Nyagasani ya Mariko baduhaye, hari ibintu bitangaje cyane. Nuko Yesu wari nanjye vuga ngo wari intyoza, wari uzi kuvuga, wari uzi kwigisha, baramufashe bagiye kumurenganya, ariko ikigaragara ntavuga menshi, aricecekeye. Taramubaza nka kangahe, akamwihorera akicecekera, aricecekeye kubera icyo acecetse kandi bagiye kumwica. Aho twataka tugasakuza tukavuza induru tukarira, waracecetse gusa. Amubaza bati umwami w'Abayahudi, wagasubiza turabyivugiye. Icyo ni icyambere kigaragara. Yesu aravuga make cyane, ariko ni na wenyine. Nyuma yuko Petero wamwihakanye asigaye wenyine, n'abari abagore bavuzwe mwumvise ko bavugwa byarangiye mu by'ukuri arangije kumucira urubanza, yarangije gupfa. Kwa Mariko arerekana uko guceceka no kuba Yesu yari wenyine, ajya mu kababaro wenyine. Ariko ikibazo kiracyahari, ngo azize iki? Ngo banditse ngo icyo azize ngo ni umwami w'Abayahudi. Ariko mu by'ukuri icyo yazize ibyo nibyo banditse nyine mu nyandiko, nibyo ibyo by'ubwami byagarutsweho Petero nako Pilato yabimubajije, birasa naho bose bari kubyemeza. Arakomeza kubimutsindagira akabyemeza, ndetse n'abasirikare bamutoteza barazana umwenda w'umuhemba, umwenda utukura wari umwambaro w'abami, bagahamya ko ari umwami wabo, ariko baramwica. Ibyo ari byose si ubwa mbere abasirikari bica abategetsi babo, bica abami, bica abaperezida babo, bibaho nabo n'urubanza rwabo rukomeye cyane.
babazwa iyo bakoze amahano nk'ayo. Icyo nabonye muri iyi vanjiri ni uko mu by'ukuri icyo Yezu yazize kirazwi, ntabwo ari uko ari umwami w'Abayahudi, ntabwo ari uko yigishije, ntabwo ari uko, ni uko yafashije abantu bitambutse uko abandi bayobozi babafashaga. Yafashije abaturage, yumva ibibazo byabo, yumva agahinda kabo, yumva ububabare bwabo. Yari amaze imyaka 3 yose akiza abarwayi, agira abantu inama bagakira, akabirukanamo ruhumbi. Icyo kintu cyo kwirukanamo ruhumbi abantu bajya bagitindaho, ibintu byaba dindizaga byose byabuzaga kwigenga no kwisanzura, yagiye abereka inzira yo kuba babikira. Icyo nicyo cyaha gikomeye. Icyaha cyaje kuba icyaha gute? Kubera ko Pilato wari umutegetsi, ahangaha ugiye guca urubanza, arabwira ati uyu muntu wanyu mugire nte? Ngo nuko rubanda rurazamuka batangira gusaba Pilato ngo abagirire uko yabamenyereje. Pilato arababaza ati murashaka ko mbarekurira umwami w'Abayahudi? Murashaka ko mbarekurira Yezu? Yarazi neza, uwo ni Pilato kandi ni umutegetsi, niwe muri deri mukuru. Yarazi neza ko abahereza bitambo bakuru bw'abanyedini, babandi bajijutse, babandi bayobora rubanda, yarazi neza ko abahereza bitambo bakuru bari bamutanze babitewe n'ishyari. Dore uyu ni umurongo wa 10, umutwe wa 15 umurongo wa 10. Yezu bari bamutanze babitewe n'ishyari. Dushatse twafunga Bibiliya, igisobanuro cyabonetse. Icyaha yakoze ni ikihe? Nta kindi. Yakoze ubutumwa bwe nk'aho kuri twabibonye mu isomo rya mbere. Yakoze ubutumwa bwe, arangije akora ibitangaza, ariko kuko yubahaga abandi bantu arushaho no kwicisha bugufi, yishyira ku rwego rwabo. Nyamara ibyo hari abo bitashimishije, bamugirira ishyari. Yezu rero nta kindi yazize ishyari. Ngira ngo kuri uyu munsi w'ububabare bwa Nyagasani, icyo kintu nyamara dushatse twagihagara, dushatse twanazirikana kuri iryo jambo, ishyari rituma batanga umwana w'Imana ngo yicwe. Ishyari rishobora kubikoresha ibiki? Ishyari riterwa n'iki? Dusubiremo turebe, umuntu agira ishyari kubera iki? Abanyeshyari babiterwa n'iki? Umuntu agerageje kubisuzuma wabona ishyari riterwa n'akantu umuntu yifitemo kameze nka complexe d'infériorité, kumva uri umuntu wo hasi kurusha abandi bafite ibyo bakurusha. None bikagutera ubwoba bwo gutinya gutakaza ubwabyo, bitera ikiyumviro cyitwa agahinda kakivanga n'ubwoba bwo gutakaza inshuti, gutakaza icyubahiro wari ufite. Niba wari wicaye mu mwanya ukabona hari undi ukurushije amatwara, hari undi ukurushije ubwenge, ukamugirira ishyari kugira ngo atagutwara uwo mwanya. Ibyo ni ibintu bisanzwe bizwi. Niba wari umucuruzi uri gutera imbere, wabona undi mucuruzi uje nawe uzi gufata neza abakiriya, ari kugenda atera imbere, ukamugirira ishyari. Ni ukuvuga ukagera aho wifuza ko atatera imbere, ukagera aho wifuza ndetse ko yasubira inyuma, ndetse ukaba wagira n'ibikorwa ukora kugira ngo asubire inyuma. Niba ufite umukunzi, ukaba ufite inshuti, ukaba ufite umugore, ukaba ufite umugabo, yaganira n'undi ukagirira ishyari uwo yaganiriye, kubera ko ubona wenda kurusha uburanga, ko kurusha ubwenge, ko ugatinya ko umugabo wawe cyangwa umugore wawe yamukunda akakureka, ugatakaza inshuti, ukagira ubwo bwoba kuko wumva unda gusumbye. Aho ngaho niho biri kugira ubwoba, kubera ko unda gusumbye. Iyo wamaze kubyakira ukora iki? Wamaze kubyakira ko unda gusumbye kandi kudashaka ko agutwara ibyo wakagombye, agutwara inshuti, agutwara umugabo, agutwara umugore, agutwara kumenyekana, agutwara umwanya, ubigenza ute? Aho ngaho niho abanyeshyari bakora ibikorwa suicidaire bikomeye cyane, kwanga ko uwo nguwo noneho ugusumbye cyangwa se wagusumba atera imbere, ugafata icyemezo cyo kugira icyo wakora mu muhagarike. Umugore wawe ukamunihagura ngo ntazongere kuganira n'uriya, umugabo wawe ukamugenda ukamutesha umutwe ngo ntazongere kuvugana na bariya, ukajya kumuvuga kubera ko urafuha cyane, ariko ugafuha witewe n'ishyari. Gufuha bifite icyo bipfana n'agashyari. Nubwo atari bimwe, ushobora gufuhira umuntu
wawe ariko nyine n'ishyari riba riri hafi aho ngaho. Aho ngaho iyo reaction irakomeye kubera ko ishobora kugera kure cyane. Niba uvuze ngo uriya kugira ngo batamukunda hari icyo ngiye gukora, ni kuvuga uti reka mu rujya apfe birangire umuntu wanjye atazamukunda, reka iriya butike tuyitwike biginizira, reka mutwikira amakaye abanyeshuri kera hari abajyaga mu bizama akajya mu makaye ya mugenzi we akayatwika cyangwa akayamenamo amazi kugira ngo atazamurusha amanota. Ibikorwa byo gusenya, none utangiye ibikorwa byo gusenya ibye cyangwa gusenya umuntu ubwe, hakaba n'igihe mugeraho bageraho bakavugira bati reka tumwice aveho. Nibyo abahereza bitambo bakuru rero, kandi bari abantu biyobokamana, bari abantu bigisha abandi byiyobokamana, bagezeho bati reka tumwice tumucire urwo gupfa. Bazabikora no ku ntumwa ze. Kuri Pawulo mutagatifu bohereje Roma ubutumwa ko agomba kwicwa. Pawulo mutagatifu nyuma kwicwa ishyari. Mbega uburwayi, mbega ikibazo gikomeye cyane ishyari. Gusa harebe nyine ishyari icyo rikoresha abantu kugira ngo ndagaragare nabi, kugira ngo ndi abantu bakunda cyangwa bumva batamwumva. Uzarebe icyo ishyari rikoresha abantu: kumuvuga nabi, kumuharabika, kumutuka, kumusebya, kumubeshyera, mu gihe udashoboye kumwica ngo aveho cyangwa umushishimure rwose. Warebona ndakabona afite uburanga bwenda gutambuka ubwawe nk'uko ubitekereza wowe, kumva wamushishimura ukamukuramo ijisho kugira ngo abe mubi hatazagira abamukunda. Ishyari ni ikibazo gikomeye cyane. Ishyari ryatanze umwana w'Imana, ishyari n'ubu riracyakora amahano. Ishyari, urwaye indwara y'ishyari ameze nk'utunze muri we uburozi bw'inzoka, uretse ko uburozi bw'inzoka bwo ntibwica inzoka, ahubwo buyifasha kwirwanaho. Uburozi bw'inzoka bukoresha hanze, ariko ishyari ryo ritwika nyiraryo rihereye imbere. Bari Abayahudi biyemeje, bari abantu bashinzwe kwereka abaturage Imana, bategereje umukiza. None umukiza araje, kubera ishyari nibo basubiye inyuma wa mukiza wasobanuriraga ibyerekeye ubuzima bwabo bwari bubereyeho, nibo bamwiciye, baramwishe kugira ngo bo babeho bagaragare bagumane icyubahiro bari bafite. Mujinya w'umurandura nzuzi, kurandura inzuzi, kwangiza. Ibyo bikajyana no gufunga amatwi n'amaso. Ishyari rifunga amatwi n'amaso, ntubu ukibona ukuri, ugasara ntubimenye kubera ishyari. Ishyari rirasaza. Bavandimwe, mu buzima bwacu busanzwe, mu rukundo ishyari riragaragara. Mu baturanyi kugira ishyari uri gutera imbere ni ibintu twese tumenyereye. Reka byagera muri politiki aho bigakora ishyano. Ishyari ni ikintu kibi cyane, icyumviro kibi. Umuntu si ishyari yarikizwa n'iki? Ishyari umuntu yarikizwa n'iki? Umunyeshyari niba ubana n'umunyeshyari, umugabo wari umunyeshyari, umugore wari umunyeshyari, wabikizwa n'iki? Reka duhere ku bashakanye. Nubwo n'umuntu wawe ari umunyeshyari aba akeneye kuba ishyari ashobora kurikira, ashobora kuvurwa akarikira, ariko icya mbere ni ukumuha, ni ukumukomeraho, ni ukumukomeza. Niba gufuhira cyane abona ko wamwanga, ukikundira abandi bagabo cyangwa ukikundira abandi bagore, mube hafi nawe umushyira mu mitego cyane, cyangwa umucishe bugufi, cyangwa ukomeze kumwereka ko hari abandi bamuruta, akeneye kuvurwa. Uko wamuvura rero si gukora umutoteza ugatuma umugore uri umunyeshyari, wa mugabo uri umunyeshyari. Oya, mube hafi, usuzume ikimutera iryo shyari. Niba ari uko yumva complexe d'infériorité arimo atagukwiye, ukomeze ufata akanya nyine kujya umubwira ko ari we mugabo wawe, ari we mugore ukunda, ari we mugabo ukunda. Ntumushyire mu mitego yo kumwereka ko hari abandi bamuruta kandi uzi ko aricyo kibazo afite. Uzamusandaza umutima, ntabwo uzamurokora. Uzamusandaza umutima. Niba umugabo wawe usohoka wakwiyambarira akenda keza ati gakuremo wambara ibibi kugira ngo batakureba, umenye ikibazo afite nyine. Wikwemera ibyo akubwiye ngo ugendere ku mategeko ye byanze bikunze buri munsi, ariko nibura niwe mugabo wanjye, ugira uko ubimusobanurira, ubimwemeze. Nawe ntuhafatire nyine ngo umusuzugure, umwereke ko hari abandi bagabo bamuruta, hari abandi bagore bamuruta. Nyine nawe uzaba ushaka kumusandaza umutima, cyangwa se akora amahano, ashobora no kukwica cyangwa akica n'uwo nguwo. Ishyari ni ikibazo gikomeye cyane. Ishyari ni umuriro, uratwika. Rassurer cette personne là, kumurasura ni ikintu gikomeye cyane. Ishyari rikora amarorerwa, ryicishije n'umwana w'Imana. Tumaze kubibona byanditse muri Bibiliya. Ubu Pilato yari azi ko abahereza bitambo bakuru ntabwo ari abapagani babikoze, bamutanze babitewe n'ishyari.
ishyari ririca, ishyari riricisha. None rero bavandimwe, ku munsi w'ububabare bwa Nyagasani turi, umuti w'ishyari ni uwuhe? Ni ukwicisha bugufi. Umuti w'ishyari ni ukwicisha bugufi ku ruhande rw'ufite ishyari. Ufite ishyari yagombye kwemera, kwiyakira, kwiyemera uko ari, ntavuge ngo ngiye ndi muto cyane, ngewe sinshobora gutsinda, ngewe sinshobora kurishisa, ngo abandi nibo oya, kwiyakira uko uri, byashoboka ukicisha bugufi. Ariko ishyari nabwo rivurwa nuko ku ruhande rwaba ufitiye ishyari nabo bicisha bugufi kurushaho. Uzi ubwenge kurusha abandi bagombye kwicisha bugufi. Umukire kurusha abandi si wagombye kwiyemera ku bandi ngo abasaze. Ufite uburanga kurusha abandi si ugomba kubwira abandi ko basa nabi, ko nta buranga bafite. Kwicisha bugufi niwo mwitozo. Rero Nyagasani we yari afite karite nyinshi cyane arusha bari abafarizayi n'abari abahereza bitabo ko ari umwana w'Imana, ariko nyamara ngo yicishije bugufi asa nta nubwo yisobanuraye, baramufata ntiyisobanure. Nanone umuntu yakwibaza ngo ibanga yari afite ni irihe? Nuko yari azi ubwenge nyine buruta abandi, nuko yari azi ko ari umucunguzi, nuko yari azi ko urupfu mu kanya ruraba rumutwaye, baramwica bazi ko bamuhaye igihano, ariko nyamara hakaba harizuka mu bapfuye. Nabyo yari abizi, ariko kubimenya ku muntu sibyo bituma wishora mu rupfu. Aha rero bavandimwe, kuri iki cyumweru cya Mashami, mwese ndabifuriza icyumweru cyiza. Ndagira ngo ububabare ntibudutera ubwoba. Ububabare biri muri kamere muntu. Tubabara kubera ko dufite umutima wumva ububabare nawo umutima ukunda, un cœur sensible. Turamutse dufite imitima y'amabuye ntitwababara, ariko nta nubwo twakunda, nta nubwo twagirira neza. Ariko iyo mitima rero, iyo mitima sensible ikunda, ni ivumere imbere y'akaga n'icyago cyitwa ishyari. Nubona umunyeshyari imbere yawe ntiwiyamire, umenye ko ari umuntu uri mu kaga cyane, atunze uburozi muri we. Wicisha bugufi cyane imbere ye, ube wamufasha umurasira. Ntumusaze burundu, ukomeze umwereke ko aciye bugufi cyane, ko nta kigenda, kuko ishyari rigeraho rigakora ishyano nyine. Kwicisha bugufi. Kandi nawe niwumva agashyari kakuzamutsemo, kuko twese uko tungana, nta gihe wavuga ngo ntiwakumva yenda umunsi umwe ishyari rikuzamutsemo. Waba warigeze kumva ishyari mu mutima wawe? Se wabikijijwe n'iki? Ishyari rikizwa n'ibintu bibiri: kwicisha bugufi no gusenga. Cyangwa se gusenga no kwicisha bugufi niwo muti wonyine w'ishyari. Gusenga no kwicisha bugufi. Kuko buri gihe ugira ishyari iyo washaka kuzamuka, ari urwego washaka kugera, ukabona wenda ndagutwaye uwo mwanya, cyangwa se ukabona ari buze kugutwara. Ikiruta wicisha bugufi. Iyo wicishije bugufi ukanasenga ngo Nyagasani agukize ishyari, rirakira rwose. Ariko ishyari iyo urihaye rugari, icyo cyiyumviro wakumva kikuzamutsemo, ntugire icyo ukora, amaherezo rigatwika abandi, rikabicisha, ariko nawe riraguhitana. Ishyari, Yezu yapfuye azize ishyari ry'abahereza bitamo, niko ivanjiri yatubwiye ya Mariko. Ishyari. Bavandimwe, mbifurije umunsi mwiza w'Amashami, ubwo twatangiye iby'ububabare bwa Nyagasani. Muri ubwo bubabare turabona ububabare duterwa n'ishyari, kubana n'umuntu w'umunyeshyari, kubana n'abantu b'abanyeshyari, ukorana nabo, bitera ububabare bukomeye cyane. Ni pasiyo yuzuye neza, bitera ububabare bukomeye cyane. Ububabare muri iyi si bwinshi buterwa n'ishyari n'abanyeshyari, ndetse bikagera mu rupfu, bukica. Ubwo twinjiye mu cyumweru gitagatifu, baradusaba gutangira tuzirikana ububabare duhura nabwo, cyane cyane ububabare buturuka ku ishyari. Kandi batubwira ngo tuzirikane ububabare cyane cyane butewe n'indwara yenda cyangwa na accident umuntu yakoze. Nubwo ubwo bubabare nabwo bushobora no gutera ishyari. Niba ucitse akaguru, niba umugaye, ukajya ureba abandi uko bidegembya, ushobora kubagirira ishyari, birashoboka. Ishyari, nyabone turwanye ishyari muri iyi Pasika. Iyi Pasika nituzuka ejo bundi duhimbaza izuka rya Nyagasani, tuzuke nk'abatagifite ishyari. Abanyarwanda bagira ishyari cyane. Hari Abanyarwanda nako bagira ishyari cyane. Ishyari riba, ariko ishyari risenya. Noneho iyo barigize ari abayobozi, nko kubona umuyobozi mukuru w'igihugu agirira abandi ishyari, agirira abacuruzi ishyari, arabahombya akabasenyera, agirira abaturage ishyari, arabasenyera, agirira umuntu uzi ubwenge ishyari, arabica akabamara, agirira abashobora gutera imbere ishyari, abakeka ko bamurusha ubwenge, akeka ko bamurusha uburanga. Iyo uri mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu, wagombye kwicisha bugufi kurushaho, kugira ngo utagira n'ikibazo cy'ishyari. Ariko kugira ishyari ari wowe mukuru nyine, byo ni agahomamunwa. Ari wowe uri mu nzego ukagirira abati ishyari, ni agahomamunwa, urabica nyine ukabamara. Ishyari, Abanyarwanda bafite ikibazo cy'ishyari ni benshi, abafite ikibazo cy'ishyari ni benshi cyane. Tubasabire bavandimwe,
dusabira abanyarwanda bafite ishyari ry'ibihugu duturanye bituma bajya kurisenya no kubyiba no kubisahura. Ishyari, iyi pasika isigi tuvuye indwara yitwa ishyari bavandimwe. Reka dusenge Imana. Mana ishobora byose, turagushimiye kuko ari we mugenga w'ibihe n'amateka, ni we mugenga w'ubuzima bwacu, ni wowe uzi impano wadushyizemo. Izo mpano zose kandi amatalenta waduhaye akaba duhagije ngo dukore ubutumwa bwacu ku isi. Ni bwa bundi twumvise mu isomo ry'umuhanuzi Izayi bwo kuba twabasha kuvuga ijambo riramira uri mu kaga, bwo kuba twamutega amatwi tukumva agahinda ke, tukumva akababaro ke, tukumva akarengane ke kugira ngo tumube hafi. Ariko nyamara ishyari ritubuza gukora ubwo butumwa. Ishyari rituma dushaka kwikuririza ngo ntihagire udusumba. Ishyari rituma tutifuza ko abandi batera hejuru ndetse ngo banadusumbe kandi tubyishimire. Ishyari ryicishije umwana wawe ukunda cyane. Ishyari ryatumye abahereza bitambo bafata icyemezo cyo kumwica, bukeye ndetse bafata icyemezo cyo kwica intumwa ze. N'ubu ishyari rirakicisha abantu batagira ingano. Mana yacu, muri iki cyumweru gitagatifu twinjiyemo, turinda indwara yitwa ishyari. Dufashe kurwanya icyo cyiyumviro mu gihe twakiyumvisemo, tukirwanye dusenga kandi tugerageza kwicisha bugufi. Fasha ingo zisenyuka kubera ishyari ry'umwe mu bashakanye, utifuza ko mugenzi we yigenga, utifuza ko mugenzi we agaragara neza, ahubwo agashaka kumusenya akabyitirira gukunda. Rinda ishyari abashakanye, rinda ishyari abavandimwe, kuko iyo bamwe bagize ishyari bakarigirira abandi, byanze bikunze barabasenya, bakabica cyangwa bakabicisha, bakavaho cyangwa bakabica banahagaze. Rinda abanyarwanda ishyari. Abanyarwanda barwaye indwara y'ishyari ni benshi Nyagasani. Turinde ishyari, kize imitima yacu. Uduhe kwakira kwicisha bugufi no gusenga. Fatira urugero kuri Yezu, twicishe bugufi kugira ngo dufashe abantu, dukore ubutumwa bwo kuzamura abantu, bwo gucana amatara yabo aho kuyazimya. Ngaho urambura ibiganza byawe uhumugisha abo bose twafatanyije muri dusangira ifunguro rya roho kuri uyu munsi w'ububabare bwa Nyagasani, ari nawe utwinjiza mu cyumweru gitagatifu. Maze iki cyumweru cyose umunsi ku wundi tugende twunguka ingabire zawe, ingabire ziturinda ishyari, ingabire zidufasha kudukomeza mu bwicishe bugufi, ingabire zituma tuzazukana ikuzo. Kuko uwicishije bugufi amaherezo yubahwa n'abandi, uwicishije bugufi byanze bikunze akuzwa n'abandi, ariko uwikuza acishwa bugufi. Uwikuza asuzugura abandi, uwikuza asenya abandi, uwikuza ntakundwa n'abandi, byanze bikunze arangiza nabi. Turinde Nyagasani kwikuza no kwikuririza no kugira ishyari, ahubwo twakire ibanga ry'umusaraba wawe, umusaraba ugera naho Yezu ahari ubuzima, maze aho kugira ngo tuguhombe twikuririza gusa turi mu byo kwikuza no gushaka amakuzo yo kwisi, niyo twatakaza byose tugatangira gushya ariko ntituguhombe, nk'uko umuvandimwe yadufashije kubiririmba. Rambura ibiganza byawe uduhe umugisha mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Utwigishe ibanga ryo kurangamira umusaraba wawe watumye Yezu nubwo yari Imana yicisha bugufi akageza aho yemera gupfa ndetse apfiriye ku musaraba. Natwe uduhe iyo mpano yo kurangamira umusaraba. Mashami nziza kuri mwese bavandimwe, ndangamiye umusaraba. bitwegereza Imana ikatwigarurira, si y'ibidutera ahubwo iremera ikatwigarurira.
ibyago biruta ibindi ni ukujya utumva ijwi ry'Imana. Iyo twishimye cyangwa twizihiwe, icyo gihe niho tuba twugarijwe. Ntangamiye umusaraba, niyo nganzo yanjye. Ntangamiye iryo banga ry'umucunguzi, kuko ari ryo ryesha agakiza. Ntangamiye ubugingo, ubugingo buhoraho. Abantu badusingiza batwibagiza icyubahiro cy'Imana, naho ubutunzi bwacu bwose ukunda nabwo kutubera ikigirwamana. Imana iyo ibibonye gutyo yakwemera ikaguhombya. Aho kuguhomba yaguhombya, ugasubira ku isuku ugatangira bushya. Aho kumpomba yakwemera ngatakaza ibyo yambabiye byose, ngahindukira nkayigarukira nk'abana w'ikirara. Aho kuguhomba yaguhombya, ugasubira ku isuku ugatangira bushya. Aho kumpomba yakwemera ngatakaza ibyo yambabiye byose, ngahindukira nkayigarukira nk'abana w'ikirara. Aho kuguhomba yaguhombya, ugasubira ku isuku ugatangira bushya. Aho kumpomba yakwemera ngatakaza ibyo yambabiye byose, ngahindukira nkayigarukira nk'abana w'ikirara. Ntangamiye umusaraba, niyo nganzo yanjye. Ntangamiye iryo banga ry'umucunguzi, kuko ari ryo nkesha agakiza.